ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Mu gihe mu myaka 2 ishize inganda zikora imodoka nyinshi ku isi zitorerwaga no gucuruza mu buryo bworoshye kubera icyorezo cya COVID-19, umwaka wa 2024 wabayizo utanga nizahuka ku nganda nyinshi zikora mu modoka yewe ku isi hose. Hano twagukoreye icyegeranyo ku modoka 10 zaguzwe cyane kandi zigakunda uko byumvikana ndetse zigikomeje no kugurwa cyane ku isi. Uko bigaragara zikaba zizakomeza no kugurwa. Wenda niba nawe wahitamo iyo wabone kunogeye twe turi The Fixers. Imodoka ya 10 yitwa Jeep Grand Cherokee. Jeep Grand Cherokee iri ku mwanya wa 10. Iyi ni imodoka yitwa SUV cyangwa se izizwi nk'ama SUV. Ni imodoka ziba zizamuyeho hejuru zisumba izo twita amavatire cyangwa amaseda. Urugero rw'ishobora kuba uzi Rava 4. Niba uzi Rava 4 iyo ni SUV. Izi kandi zimaze kugurishwa ari imodoka zigera ku 244 na 594. Impamvu yabitewe wazirikana uko zazamutse igihe ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byasaga n'ibimanukaho gato kuko ubundi zizwiho kunywa essence nyinshi. Imodoka ya 9 yitwa Nissan Rogue. Iyi muri 2022 yari ku mwanya wa 16. Gusa kundirwa ko ihendutse ugereranyije n'izindi SUV twazisobanuye nibo byibuka. Rero kuba ari affordable cyangwa ihendutse byatumye yisanga ku mwanya wa 9. Akaba hamaze kugurishwa izigera ku modoka 271 na 458. Reka tujye ku modoka ya 8. Imodoka ya 8 abenshi turayizi. Iyi ni Toyota Camry. Toyota Camry ni imodoka no mu Rwanda zimaze kwibikaho abatari bake. Nyamara iyi Toyota Camry ni imodoka ikunzwe no muri USA cyangwa muri Amerika kubera ko mu minsi yayo nubwo abantu bari kujya ku SUV bava ku maseda cyangwa amavatire ari benshi, nyamara ibi ntibyabujije Camry gucuruzwa bihagije. Kuko muri uyu mwaka wa 2024 amaze kugurishwa Camry zigeze ku 290 na 649. Indi modoka wazirikana iri ku mwanya wa 7. Imodoka ya 7 yacurujwe nanone cyane yitwa GMC Sierra. GMC Sierra ni imodoka z'ama pick-up cyangwa se zimwe ziba zirangaye. GMC rero yakozwe kuva mu mwaka wa 2019, nyamara hamaze kugurishwa units cyangwa izingana n'ibihumbi 295 na 737. Imodoka ya 6 ni yitwa Honda CR-V. Iyi yabaye SUV ya mbere yakunzwe kandi icuruzwa kurusha izindi muri 2023. Muri 2023 CR-V yatumye uruganda rwa Honda ruzamuka mu mikorere igihe rwasaga n'urwasubiye inyuma. Nyamara mbere yaho uruganda rwa Honda rwasaga n'urwasubiye inyuma. Ubu ngubu iyi ngiyi imaze gucuruzwa cyangwa se zimaze gucuruzwa zingana n'ibihumbi 361 na 457. Reka tujye ku modoka ya 5. Modoka ya 5 yitwa Tesla Model Y cyangwa se Y mu Cyongereza. Iyi muri Amerika bayise hot cake kubera ko niyo ikoresha amashanyarazi bya nyabyo nta kuyivangira cyangwa se izizwi nka hybrid. Kuri urutonde iyi Tesla Y muri 2023 yari yarazamutseho 57% mu kugurisha cyane. Izi zimaze kugurishwa n'imodoka 385 na 900 mwaka wa 2024. Imodoka ya 4 wamenya ni SUV ya mbere muri Amerika ikunzwe na benshi, ni Toyota Rava 4. Iyi ngiyi natwe turayibona kenshi. Muri 2019 iyi Toyota yahinduye design cyangwa imiterere ya Rava 4 kuko izari zarabanje abantu bari baratangiye kuzihararuka. Nyamara Toyota Rava 4 design yayo nshyashya yatumye hagurishwa unit cyangwa imodoka zigera ku 434 943. Imodoka ya 3 kuri urutonde rw'imodoka nziza za 2024 ni Ram Pickup. Iyi ngiyi mu bwoko bw'ama pickup n'ubundi hakaba haracurujwe izigera ku 444 na 339. Imodoka ya kabiri ni Chevrolet Silverado. Iyi ngiyi ikundwa cyane n'abajya mu misozi cyangwa ingendo za kure kuko Chevrolet ikoresha turbo diesel engine cyangwa se ikaba ikoresha ibizwi nka mazutu. Nyamara Chevrolet Silverado amaze kugurishwa units cyangwa imodoka zigera ku 543 n'imodoka 319. Imodoka ya mbere
umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Imodoka ya mbere ushobora kuba utakekaga, imodoka yitwa Ford F Series. Nyamara zo gutungurana kuko ibisanzwe Ford isanzwe iza kuri urutonde ari imodoka ya mbere kuko hashize imyaka 42 yikurikiranya itarabona iyisingo. Nyamara birashoboka ko utari uzi ko burya Ford F Series ari imodoka zikunzwe cyane ku isi kuko wenda mu Rwanda hari nkeya, gusa n'umwaka utaha Ford ishobora kuzaza kuri urutonde kuko kuri ubu ngubu Ford amaze kugurishwa zigera ku 794 n'imodoka 300. Twe kuri The Fixers. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics. Harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka 1. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.